Sheri. Ubuze uti urakangutse. Sheri komeza usinzire. Sheri. Sinzira. Umva Sheri. Ntabwo ngusize. Ko ukaza gushyira ubuzima. Ingera bakakatira. Sheri ndabikora ntabwo namusiga ko gake. Sheri ngiye ku muhanda rero. Ngiye gushakira akantu kurya sibyo? Ndabizi urashonje. Sibyo subize ko ngukunda. Kandi nshaka ko umwana wanjye aticwa n'inzara. Sibyo? Ngiye ku muhanda gushakira akantu ko kurya kugira ngo nzi ko bukambuke naje cyangwa no kwikangurira. Sheri ntazi kugukangura. Sibyo? Tumva kugukangura kandi ngo n'indi bugaruke nagiye kubivuza. Ahubwo komeza usinzire ujye ku muhanda uzana utuntu two kurya kugira ngo utaza kugira isereri. Sheri ndabizi ko mukunda rero ariko nawe mukunda mu rugo baramutse bamenya ko banyica ubundi ndimaze gukura umwana asigaye akina mu nda nanjye nabyumva. Icyo kibazo ndakizi Sheri nanagitekerejeho kugira impungenge ndetse ntizabasobanurire cyangwa se bazamenya ko mwica. Reka da cecekere igihe amafaranga yose narayateguye nzakujyana ahantu ujyeyo ubyare umererwe neza kuko sinshaka ko ibintu byacu bizamenyekana. Sinshaka ko bizamenyekana ni ibanga ryanjye nawe. Emery karibu rero. Maze teze Shameze uko umwanzi ashaka. mwanzi Ese ubundi buracyari inshuti yanjye? ntabe inshuti nawe kuko nta inshuti nanjye. Iminsi yose mbaye mu bitaro ubucuti bwawe narabonye. Wishumva nkubwiye ni akazi nagize akazi kenshi ariko niba mvuga ngubu nubishimye ko watashye wavuye mu bitaro ndagateka nze nkore mu rugo ukomeze. Mwese umeze ute? Niwe muntu nizereragamo, niwe muntu nari nzi ko ngomba kubwira agahinda kanjye ndi kwa muganga. Ndagutegereza ndakubura. Ese byagenze utunduga ngo ujye mu bitaro? Ese Emery wakwemera ko mwene mama ariwe wantwaye ibyishimo byose murumuna wanjye uzi ngo ntabwo ndi kumva neza. Bonde murumuna wanjye mu mwinsi bere rimwe nise hanzara ubwo ngiye kumva nawe. Okay, kamubwira inkuru yose ko yagenze. Ibyanjye uzi ni byinshi. Ya no kubivuga mu gahita karangije. Mbwira. Okay. Mu ijoro ry'ubukwe twaratashye njya muri chambre gukuramo bisanzwe nkora douche. Urabizi ko nari ntwite nari naniwe. Nyine ngiye nigumira mu cyumba turya bindi umuntu utwite niriwe mpagaze nari naniwe nkora douche bisanzwe njya ku gitanda. Haciye umwanya mbona umugabo ntari kuza. Ndavuga ariko se Sherariye. Zenguruka inzu ndamubura. Ariko ngitambuka ku cyumba cya murumuna wanjye numva amajwi. Emery wakwemera ko ngifungura nasanze umugabo wanjye aryamanye na murumuna wanjye. Ngo we Queen ugira ikibazo. nise n'iki cyatuma mbyizera. Icyo ari kumbesha. Ntabwo mubeshya. Ntasubura ya basi ngo ukore iki kugira ngo wizere. Ni amafaranga uyafite. Oya ntabwo ariyo nshaka. Muri karita ya banki se basi mu bintu muri ibanga cyane. Sheri. Kana kari gukinamo. Iyo wabitekereje zikaba impanga. Bashobora kubarera koko uzabarera se gese impari erega nijye uzabarera utumye nkaho cyakubwira cyane gafite inyinya nk'iyo yawe uzi ukuntu mukunda ndabisoma arashyuha ndakunda cyane
ndagukunda cyane mubiye byiza reka sha reka twiyana umwana adafuha aya aritonda nka papa buriya kubera ko nkozeho agakina ngo akabijaye katsabonera akakubabaza ariko akantu ntabwo akumva aho yabivuze ntabwo yabyumvise reka nyongeza ntabwo kamwe nakemera ntabwo ushaka kamwe ngiye guha dutanu nako ngiye guha tubiri ndakubikiye turinda guha dutashye sibyo kamwe suko urakwizeye ubyiza n'inzaniremo ka pome ndumva nka pome humura icyo ushaka cyose ntuzane n'udusambusa yego nashigiye nzanire kayinati aha sheri rero usinzira hano utuze muri iwawe sibyo ntugire ikibazo ndaje ngiye ku muhanda ndahita ngaruka nta kibazo mugabo mwiza sawa karuhuke sheri sawa sheri sawa umugabo wawe mwakoze ubukwe narafunguye nkubitwa n'inkuba nsanga ruri hasi ruri hejuru nahise nitura hasi mperuka iyo foto nongeye kwiusa n'ugaruramo ubwenge mbona ndyamye kwa muganga ndimo amaserumu oya umugabo wawe urimo umwana wawe ntabwo none se iki cyari urahari akagusiga akajya kura muri umwana wawe nyine nakubwiye ngo ibyo bintu byose nibyo maranye agahinda kwa muganga nkajya nkubura ngo mbikubwire sori nakuri icyambabaje nta nuko ari umugabo wanjye cyane cyangwa murumuna wanjye muganga yanzaniye ibisubizo ambwira ko inda yanjye yavuye oya inda yaravuyemo niba yaravuyemo hazajyamo n'indi ambwira ko ntazigera nanabyara bibaho muri iyi si ntabwo bishoboka bambwira ibyo ni ko muganga akwibwiriye n'ibisubizo n'ibipapuro narabicyuye ko ntazigera mbyara muri iyi si nzarinda nyivamo nta mwana mbonye murumuna wanjye niwe wantwaye ibyishimo niwe wanyiciye umwana niwe watumye nyababyeyi yanjye bayikuraho reka twiseke ibyo natari ndi kumva narakubuze ngo nkuganyire niba nari mfite ngo mbwire byose ariko mu minsi yose mbaye kwa muganga nabonye nta cyiza isi mbikiye kindi Emery ndagira ngo nkumenyeshe ko nabaye undi sinyiri rwibutso uzi rero mwene mama umuntu muvukana akagwa mu cyabiri kakagene byihorere gusa nyine undebe mwene mama agomba kwishyura buri kimwe yankoreye agomba kumbera indi byara we n'umugabo wanjye bazajya baryamana atwite abyare uwo mwana wanjye ntazigera amwonsa kandi turabyizeye umuntu waguye mu cyazamira kubyara neza guhereza umwana nakubwiye ngo uko nyine indi byara yanjye yasohotse niko no kugirira ineza umuntu wese muri iyi si nabyo byanshize umunsi ko mu muvukana yaguye mu kirago cy'ikumva ari nariye kwa muganga arahagije ntabwo gusimbura kubyara nakubwiye ngo habe umugabo wanjye habe murumuna wanjye bagiye kwishyura buri kimwe bankoreye gusa hano reka mubwire utazaraza agahinda gakomeye cyane niyo mpamvu imiteto hasi niba ugomba gushira ukamenya ubwenge bakishyura buri kimwe cyose ugomba kubujisha ubuzima kuko uzunga kubyara agiye kumbera indi byara
azajya abyara nkikire, umwana mwiteho mugurira amata muhe buri kimwe, ntazigera yonsa umwana yabyaye. ahubwo binabaye byiza mu gihe ari kwa muganga ataranamubona gahita bamujyana bakajya aheruka mutwite gusa. Ntabwo nzi ko abana bameze gutya kibaho. Inzira zose naraziteguye Inyamaswa gusa. agahinda banteye bagomba kukishyurira. Usambikira ibanga. Muhi, Anisa, telefone yawe iki? Ko ndi kugamagara ngo telefone yanjye iriho ariko ubwo wari wayifunze. Washyizemo indege. Abantu bakuze. Nizere ko wabishoje neza. Umukobwa ari heza. Umukobwa se ari asigaye yararyamye. Oya aryamye arasinzira. Nisi nakubwiye ngo ukimana. Maze nanze kumukangura rwose. Rero muhire. Kandi nakubwiye ko shiri wanjye agiye kuza kundeba. Hasi ibyo ni ikibazo mwana. Nisi man. Ahubwo wowe hamagara shiri wumva wageze kimenye ko tubikora. Muhire, wewe oya ariko nawe ntukajye ari kuremereza ibintu. Sose zaryamye. None se reba nawe umuntu twite nari kumubyutsa nk'ako kanya urumva byari gushoboka koko. Nyine umva mubwira ukuntu bigenze. Urumva waryamana. None nta niriho kwimana bigeranira. Ayiriho. Mwihora ubwo yabihinduye. Ubwo yabihinduye mwihorere Mwihorere. Mwihorere. Bituka kwibura ukinjira hano nta karibu muhaye. Bite byawe? Wararezwe warorowe. Ni gute winjira ahantu nkaguhaye karibu? Urinde winjira kwa sheri wanjye nta karibu muhaye. Ntabwo ndakubaza undi. Wageze hano? Sobanura. Wageze kwa sheri wanjye gute? Mubonye none? Kwa sheri ahubwo ni gute winjira mu rugo rw'umugabo wanjye nta burenganzira muhaye bwo kwinjira? Ahubwo sari. Ndavuze ngo sohoka. Sohoka! Sohoka! Imwe kabiri gatatu. Ntabwo nasubiramo. Mbabarira. Ndakwinginze. Kwa sheri wanjye ntabwo ari mu rwuri bapfa kwinjira muko umushenzi kazi. Muhire nuko nawe urakabye. Ariko se mu ikibazo cyawe ntagenda. Ubwo se kubizi ko nakubwiye ko ari ukweranja ugomba kugira vuba vuba ukampereza icyumba cyanjye. Hanyuma ubwo naramuka aje aramutse aje mbabara umbwiza ukuri. Aya ariko none se numuhamagaye nimero bitariho. Nyine nkuko itariho ahise aza mu rugo. Umuntu niba mufitanye gahunda ni gute yakora telefone? Ariko ni gute waba ufite gahunda shabyihoreye. Kubaza aho base birakwiye ko akora telefone. Kubaza aho birakwiye ko akora telefone. Ndi kubikora ndiko sebera. Neza. Kandi binarangira n'amagambo. Birangiye. Mba mwarasuko mbuza amafaranga nuko mbashaka ibintu ngo bigire security. Ariko utangiye kwishyira noneho urabizi ko ufite inshuti nkanjye ubigufashamo. Sibyo? Utari bwira ujye kujya hano ngo bakuteze abantu. Uri inshuti. None nawe urabizi ko ari buzi. Ese nk'ubwo aramutse agasanga usize kuvuze ngo asize aryamye asinziriye agasanga ari mwaryama. Kuba nabiri nazi. Ngo se urukumva utamuhandukanyije nawe. Oya washaka n'undi Imana bakubwa se nibuze hano hose. None kuki wose utagumanye uriya? Ubuse ntabwo giye mfite umugore. Nyine kuki utamugumanye? Ntabwo mfite umugore se. Kuki utamugumanye nyine? Wagiye umenya amarege yo gutereta birahenda musaza. Nibe guhenda ntacyo uzambwire ngo usubize wateretesheje. Ariko umva muyiza ariko wikomeza ibintu. Umusiza aryamye ngiye kujya hano kuko ngewe sibyo? Nge nta kibazo kuba musiga aryamye ariko ntari. Buryo naje tujyeyo nahita menya uburyo ndi bwiranje nkamenya uburyo mubeshya ariko se noneho nk'uko na phone itariho
yenda yaje kundeba akambura ntacyo agahita asanga harimo umuntu. hariya se hitujyayo wowe hitujyayo ngiye gushaka utuntu hari ahirya mugurira nakanguka ari burya atagira isereri ariko muhire ko ibi bintu maze no kubiranga 1 2 3 4 ushaka byiza akamenyero mwana. ariko ubundi reka mugure mu ibintu ntabwo uzabivuga je mbibwira ndi ese kubizi ko turi inshuti umva nabibwira ndi none se utangiye kwitotomba ngo dore ikibazo nta bibazo uri kwitotomba muhire sibyo uri umuntu w'umugabo urabizi kandi urazi hano hanze kubaka urugo kuburyo biba bimeze sibyo birashoboka rega sibyo rega uteretana n'intare n'ingwe n'impyisi n'igiki ntabwo se wowe se rwibutso wawe ameze ati ntabwo ubizi uko ameze ndekera satani yanjye rero jewe ngize satani yanjye ndayimenyereye niba ngize amahirwe nkabona yenda ushobora kuba yenda twahuza mu gihe gitoya turatinda mu magambo kandi turi kwangiza igi dore ibyiza biri wowe simbuka uburiye ube waranje ibintu ni ukuri kw'Imana ngiye icyo ndi kukubwira ndi no kukugayira ni iki ngiki noneho urangije ufata ushyiramo indege ntuzi ubwo ntekereza nk'iyo alo yazimye inini yazimye yego kora kuri iyi ngiyi ntaribi yego sawa ni uguhamagaye amamagara si uko ari umuntu dufitanye gahunda yo kumamagara ari kumamagara rero ari byiza reka twe gutinda mu magambo reka twe gutinda mu magambo ugenda uburiyo sibyo bamugana kanaza gasanga ariko icyo mpfa no ubwenge bukeye ubusa mwanya tumaze iminota 5 nuwo sawa reka ngende gusa reka ndihutegeye ngura ibyo ngura vuba sange wo waranje ibintu byose umenye ko bigomba kurangira jewe kumurabura busabwa ntabwo nzongera kubisarangira byana kabuti twara ubusabwa zabi byane byawe ariko ni gute winjira ku mugabo wanjye nta karibu naguhaye wumva kwa Moise umugabo wanjye kandi wa mukobwa uri ishyano ari he ugira ikinyabupfura gike ari he wararezwe warorowe nibyo nshaka kukubaza ndakwinginze nshyira hano bitaraba bibi mani mbwiriza ukuri mbwira wageze hano ute nakabaye nkubaza ahubwo wowe uhaje ute nakabaye nkubaza ukuntu uhaje muhire ntabwo wabinkora
yapfuye muhire si ibya bintu yabikora. Muhire uyu ntabwo muhire yabikora ni ukuri kw'Imana ngo yapfuye ye muhire bishoboka. Nimero composé. Ntabwo bibaho pe. Reka. urandeba iki wamarinde ese wintengwe ntawe nyikugirira icazwe neza hano fukama undi uramundi iki fukama we marinde fukama ureke wifata isi fukama neza niko mvuze gira vuba vuba se kogasi Inzu, ariko wari byagenze bite? Kwibutso ni umusazi uri igiti. Gasari byansanganiye bagarara. Ariko se ni ngombwa kugira umujinya nk'uw'intare. Kimye n'ikipe mutazi zanishwa yo. Uyu mwana se isimbura muri Sister wamu. umva. We ntankinisha Ariko se mukabyara muri nzabigira. isi shizwa amaboko yawe imbere vuba vuba ngenda kubaza uramubona iki Ubwibutso nyumva neza. Wagira ka tukumvikana tugakemura ibibazo ni ngombwa gufata umwanzuro umeze gutya. Ariko wizirika umwana nakwereka nta n'isoni na nkeya ugira uri kunyera iseseme wewe nazo umwana kokora mu iki koko wiyambuye ubwana wiyambura ubuvandimwe wiyambura isimbi twonse ibere rimwe umunsi mukora ibyo mukora yego uri umugabo uri wowe uratinyuka ukavuga niba ari uko nitwa Muhire niba ari iki ni ngombwa ngo ufate umwanzuro umeze gutya ntabwo nawe twagana tugakemura ikibazo. ndagira ngo mbibutse ko simwatumye inda yagevamo umura wanjye ubyara bakawukuramo hejuru y'ibyo mwakoze ugiye kumbera indi byara kora akazi nk'uko mwabikoze kora akazi nk'uko mwabikoze niko mvuze wimfatirana rwose njye ubiki wimfatira reka twumvikane wari wanshatse ngo njye nkubyarira uranta uramusanga nimutanga umusaruro maze ko nagusobanuriye kuko uragira ngo ngire nta magambo menshi mfite yo kuvuga nawe kora akazi nk'uko nabibasanzemo uyagomba kumbera indi byara akabyara nkarera nta nubwo we umwana uzabyara azavukira kwa muganga umwana uzava mu byo mukora azaba uwanjye ntuzigera umwonsa kugira ngo uburemere bw'agahinda wane urarira ayo narayarize arakama wintera iseseme nawe
urabikora ntubikora utankubita urabikora ntubikora wambare basi nkaza bikora ubutaha ubu ndumva rwose nta mbivuge kire hanze bya bindi bivuge oya mbabarira kora ibyo ukora rero vuba vuba uyu mubara nkaho atari umuvandimwe wanjye we nkubara nk'uwapfuye uri igikoresho cyanjye yes ubu uri igikoresho cyanjye nyirashya kora ibyo ukora kudakuramo vuba vuba wagiye ugira ibanga ariko byose kuko ryajoro ko utabikoze ibintu rwose uramufatiranye uruhohoteye umwana nanjye ushaka kumuhohotera ko umwana wuriye umwana gira ibyo ugira babo akoze umugu wagiye ugira umutima ibyo muzajya mukora n'ibyo byishimo byanjye kuri ubu ese usigaye umwana amatari kamwe nzobye ese ko mutagizwa vuba baba kwigisha iyi myambi yanjye ko bisa mugira ibyo mugira ngiye gufata na video mwe mugiye kuba ibyishimo byanjye mwanyaguye uwo nari kubyara nawe wari kumva ibyishimo mwana bitwaye mugire vuba vuba ugiye gufata video ari muzi se ko mwabikoze basi ceceka ntacyo kuvugana nawe ko mutagira vuba isibi ebesire urwibutso wambabariye ukabivuga bivuge oya mbishyire hanze wibivuga ariko reka ibintu basi reka tubikore we gufata video nanjye iyo mwansize mu mutwe urahagije ntacyo bayiruta rero none ikosa urikosoje nyine wintera impuhwe rwose impuhwe zanjye zarangiye igihe nari ndi ku bitaro kwa muganga yes simbi wirira nyine ngo n'ikibazo tugikemure dushimishe nyine kiriya kirebe cy'umugore simbi ko mutagira uwo mwana ndamukeneye uzabavamo ariko se niba ushaka umwana reka tukabi muhi nkwasi iki kirahure oya turabikora ariko ushobora no kwanga ko cyagiye bitanze uzi ko wabigize itegeko itegeko umuntu ashatse umugabo yakumena iyi nzoga oya ariko isi wakwigiye hino ariko kwiyamye basura abona watabyanze utwikije itabi n'icyo oya utamutwika ariko arabyemera utamutwika arabyemera ese wabyemeye n'ubundi ko cyagiye twandika ese ubundi ko mwabikoze wabaye ari kubikora ariko se cyagiye ko twari turi ku gitanda ubu dupfukamira abana bikunda wowe umva rwibutso umva icyo ukora rero kabombwa gusa ubu mwembi bafite buri bikoresho byanjye indi byara igikoresho cyanjye abana nari kubyara mu babi nguhe hose nguhe amafoto kakayobega abashuka oya ariko have ariko ujya umenya ko avese ariko kora ibyo ukora vuba vuba rero mbibakorera oya turabyikora nyine genda wicara wari wicaye tubyikore ngereyo rero akazi katangiye nugeraho turabikora ariko utakugira ko nishyushye mugire vuba isi ariko kurira nyine hagara mu kibazo neza ese uri kurira nakubwiye ngo gufata nk'umuvandimwe na shyi wawe yabaye shitani ni isona nyoko na bene wanyu n'abazagukomokaho nibo satani muri iyi si umugabo utagira isoni unsige ku munsi w'uko ujya kuryamana na murumuna wawe ni urugamba uzabana narwo mucirishe vuba vuba tugenda tumushimishe yishimye nyine
ukundi se ukamushimisha se umugore wawe mukurekera kwice ko muri abavandimwe mwanicare giye muyire nawe kwigenza cyane kamera tu niyo nongera kubisubiramo muragoba muri se simba mufite byinshi muziranye ngiye urambaza ariko se nawe urampindutse se ndaguhindutse se waretse tugasangira ikibazo tukagikemura muvandimwe undi byose si wowe giyewe iki hanyuma we wemereraga iki nagufashe ku ngufu nuko utagiye nuko ntangiye iki nigeze muhamagara turi kumvikana turi kumvikana ayo magambo yandi turi kumvikana noneho ikintu kigize kiyongeraho ugiye kumusambanya n'amagana ku buryo arajya ataka nkumva urusaku mu matwi yanjye wabyumvise ibyo ukoze